Umujene acuruza ibyangwe mbishyize hanze si uko umuntu atagerageje ibindi nyine hari igihe uhibona ukavuga ngo reka kuko ibi narabikoze biranga ibi biranga reka noneho ndebere muri ibi ngibi wagira amahirwe ukabijyamo rimwe bigacamo wabona biri gucamo ari ibintu bizadevelopa ukaba watereka mbigumemo n'ubundi gucaracara ntabwo ari ibintu bya fresh nkukubita indi story yo gutwika se yego ni Bruce Melody ntiyatwitse gatese urabona yagiye gusohora indirimbo ye yitwa Bado yagiye kuyisohora ahita yikoma Meddy na Ben ya Next TV ikurikirwa n'abantu benshi sibyo uzasanga ndi gutwika azabivuge azagushake nimero zanyu ziba ziriho azashyira kuri hanze aguhamagare abikubite hanze avuga ati Soprano yaratwitse twizera ko mumeze neza cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi mudukurikirana muri ahantu hatandukanye turabashimira cyane ko mubana natwe n'inkunga ikomeye cyane nitwa Patrick mutubona kuri Next TV Rwanda ni show tugenda dukora umunsi ku munsi twiganirira ku ngingo ziba zigiye zitandukanye tuba twagiye dukora cyangwa se n'abandi bantu batandukanye tuganira icyo usabwa no gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Next TV Rwanda ubundi ukabana natwe umunsi ku wundi sindi buze gutinda ahubwo nkuko mubibona kuri kamera zanyu hari umujene tugiye kuba twiganirira tugiye gutangira tuguha ikaze kuri Next TV Rwanda. Yeah man, thank you bro. Amakuru y'iminsi ni fresh cyane papa. Na amahoro. Ni fresh cyane. Watangira wibwira abantu badukurikiranye kuri Next TV Rwanda. Yeah, nitwa Soprano Cyubahiro. Soprano. Yeah man. Umuririmbyi siko numvuzanye ibintu bya Soprano na za Rutubwo ziri inyuma. Beats. Welcome to the show. Thank you brother. Soprano ni muntu ki yatuye he yakuriye hese? Soprano umusore yego nakuriye Buhuye mu mujyi wa Butare ya ariko ubu ngubu ndi i Kigali nyine bwo gushakisha urumva ntago wakurira ahantu ngo nahashakishirize ngo bizace mu niki we nakanyoni katagurutse nyine ntago kamenya aho bweze niyo mpamvu nyine yanjye navuye i Butare ya ndaje i Kigali nubwo i Butare nahari swag nyinshi cyane urabizi nawe kabisa umujene uri ku cyangwe za Brest mba nkubona aho ngaho ameze neza afere blessed bro hanyuma si urwo rugendo rwo kuva i Butare ukaza kwisanga mu murwa wa Kigali rwaje gute urumva umuntu yamaze gukura umuntu ari ababyeyi baramumenya akiga akarangiza bakamumenya buri kimwe akavuga ati bo nawe ngiye kwicara imbere y'ababyeyi rimwe na rimwe akavuga ati reka njye gushakira ahandi umuntu aba yageze na za Musanze ahiga ya ubuzima nyine waho umuti ubu ngubu wamfata akankubita nk'ikirehe ngo ntari ikintu cya danje nawe no guhitamo akomeza bya danje no kwiga brother bivuze ko n'umumurwa utahicaye kabisa anytime wakomeza bitewe nakomeza ariko kugeza iyi saha nta yindi gahunda yo kuvuga ngo ndavuye Kigali ngo njye ahandi yandi kuhahigira tu yego Soprano se n'umujene ukora iki umujene acuruza ibyangwe mbishyize hanze ucuruza ibyangwe ni ibintu umazemo igihe kingana iki mazemo nk'umwaka umwe n'igice igitekerezo cyo kuvuga se ngo reka ncuruza ibyangwe cyaje gute si uko umuntu atagerageje ibindi nyine hari igihe uhibona ukavuga ngo reka kuko ibi narabikoze biranga ibi biranga reka noneho ndebere muri ibi ngibi wagira amahirwe ukabijyamo rimwe bigacamo wabona biri gucamo ari ibintu bizadevelopa ukaba watereka mbigumemo n'ubundi gucaracara ntabwo ari ibintu bya fresh kuko uvuye muri iki ukajya muri iki ukava muri iki ukajya muri iki ntabwo wazamenya icyo uzafatishamo niyo mpamvu nahisemo gatereka nkomeze ibyangwe wenda hari igihe nzabifatisha bigenda biza kandi nyine yamana feel blessed kabisa ibyangwe bicururiza yese ujya ubwira n'abantu mani ahantu ukorera babe banahagusanga bigize ibanga ariko gusa hari abantu banzi tugiye kwa Soprano gutya na gutya igihe nikigera nyine nabyo nzabishyira hanze ariko ubu ngubu wapi ubu ngubu wapi cyangwa ni igitekerezo cyo kubicuruza ariko nturatangira aya
hari igihe uzakubitana n'umuntu uti ni Soprano wanyambitse. Soprano se ubundi niyo mazina yawe? Njye nitwa Cyubahiro Eric. Cyubahiro Eric. Ka Soprano se nyine kaza kuzaho gute? Narinzi ko akazi nyine. Nakazi urumva umuntu nimba ushaka kubaka brand ya Danger ukavuga ngo reka ngo njye kwambarira ngo kwa Eric ngo Eric fashion wapi, ariko ushaka bati kwa Soprano fashion ubutwitse nyine nawe udashaka gutwika. Ukomeje ukana kuvuga ngo ni abantu badashaka gutwika. Ibyo iyi mitwikire se y'ubu ngubu urabona ica mu mucyo? Njyewe simbi iyanjye ica mu mucyo. Iyo abandi se yubona bimeze bite? Abandi simbiza n'igihe ujya kubona ukabona ku mbuga nkoranyambaga isi yabaye umudugudu ukahita ujya nko kubona umuntu yakubise nyine uko yavutse hanze kugira ngo yamamare. Ngo nawe abashaka gutwika ukabona undi nawe araje ukabona wagira ngo bakoze nk'agafilme ngo yamutereye ngo ivi warangije ngo arabyanga. Ibyo bintu kandi nawe warabibonye. Ngarangije ngo arabyanga ngo bigenda gutyo, ubutaha ikindi kiganiro tayari bakaba baragikubise hariya. Urumva ibyo byose ni ukugira ngo umuntu amenyekane kandi bihita birangira. Hari akantu nabonye k'umuji ukina komedi, nibagiwe ukuntu yitwa, umuji mugufi cyane, nibagiwe ukuntu yitwa, nibuka ndakubwira. Ari kumwe n'umubebe nyine wa fresh, bari kuba ngo bari mu rukundo. TV imwe yo ikora kuri YouTube nayo yamuhaye interview ngo bari mu rukundo, ariko interview yenda kurangirimo hagati ati ubu ngubu rero gahunda ukuntu imeze, mukurikirane komedi zacu mukande subscribe. Urumva byarakazi. Nagize amahirwe yo kuvugana wenda n'abantu babo baturanye, bavugana umunsi ku munsi, batirura ntago bakundana no gutwika. Ni ugutwika nyine, umuntu aratwika agashakisha agatwika byamuhira bikaba fresh, bitamuhira nyine simbizi. Ubwo nanjye wasanga afite uko nzatwika. Wahabona nawe ibyo byangwe nabihara ubwo ari ugutwika. Oya twumvikane neza. Nakubwiye ngo ikintu kimbesheje i Kigali nuko ncuruza ibyanga no gutwika, nta kandi kazi ngira. None se ni ukubera iki ibyo bintu wowe wita gutwika hataba harimo stories zo kuri? Nyine umuntu akaba yava nyine yabakundana n'uwo nguwo nyine ubona badahwanya, ariko nyine ari nabyo byavamo. Ariko gutwika, ariko brother nyumva neza, byavamo sibyo. Ariko uko ngiye uko nabibonye, ibintu byinshi bari uko bateguye kugira ngo batwike bamenyekane, nuko nkuko ngiye mbyumva. Ariko hari na story nyine wita ko ari gutwika ariko ari true story. Birashoboka ariko njyewe bitewe n'uburyo ngenda nyine mbacishamo ijisho, ngenda mbibona gutya ku ruhande kugira ngo uzabinyumvishe. Cyeka nabonye gihamya nyine nkavuga ni koko iki ni gihamya nuko bimeze. None se nyine abantu badukurikiranye kuri Next TV Rwanda baraza kubwirwa n'iki niba nawe nyine atari yo nzira ujemo byo gutwika? Uzasanga nyine ndi gutwika azabivuge, n'uzasanga mvugisha ukuri. Next TV ikurikirwa n'abantu benshi sibyo. Uzasanga ndi gutwika azabivuge, azagushake, nimero zanyu ziba ziriho, azashyira kuri hanze, aguhamagare, abikubite hanze avuga ati Soprano yaratwitse. Ntabyo acuruza. Ariko naza wenda nkamukoresha akazi naka kankoresha, azakubwira ati ubu reba ukuntu mpagaze, ahubwo njye azahita nantwikira avuga ati ukuntu mpagaze uku nguku ni Soprano wabinkoreye. Hanyuma se hari stories nyine zo gutwika zagiye zibaho? Ntago zaburane, sinayikubwiye ya mbere. Hari n'izindi nyinshi nyine abantu gutyo kumva abantu bamwe agiyeho nkukubita indi story yo gutwika. Ni Bruce Melody ntiyatwitse gatese. Urabona yagiye gusohora indirimbo ye yitwa Bado, yagiye kuyisohora ahita yikoma Meddy na Ben. Bira bibona njye nari mbizi kuri ba Diamond niwe ujya gukora akantu
ngahita urabona nk'urugero ejo bundi agiye gusohora ya bora ari kumwe na Kofi yarabanje ahita ahamagara Zari bamarana nk'iminsi ngahe biracicikana ngo bararanye ariko buriya Diamond biriya ntabwo ari byo gutya na gutya urumva mu gihe bakiri muri we atakubita boro hanze sibyo yatwikiye indirimbo nyine ni ukuvuga ngo umusani rero yaba ibintu byiza byaba bibi rimwe na rimwe nyine nk'umunyabizinesi bagomba kumukorera njye ntekereza yuko n'iriya Bruce Melody yavuze ari kuvuga ahubwo Bruce Melody nawe ahantu yicaye arabizi neza yuko nyine Meddy Benny ari abarejande baramurenze rwose usibye hari igihe sinzi ukuntu ngiye mfata ibiboro byo kwanga impano ibintu nk'ibyo sibyo ngewe ntekereza yuko haba n'amahirwe sibyo Meddy ndumva ari na Knowless nibo nabonye ejo bundi ku rutonde rw'abahanzi 100 bakomeye muri Afurika nibo banyarwanda babiri barimo sibyo bashyizeho nyine Meddy kuko nese bari bayoboye ko Bruce Melody ahari siyakubise muri Coke Studios ntitumuzi se ariko urebye ama stage bose bagiye bakubita abagiye atandukanye so biriya nanjye nagiye nabifashe mu rwego rwo gutwika nta nubwo nabifashe mu rwego rwo kuvuga ngo arishongoye njye buriya ahubwo ushobora gusanga nka nyuma y'igihe runaka iyi ndirimbo nyine yamaze gutrendinga ko iranajyana na trendinzo ya mujini icyamamare nyuma yaho uzajya kubona asohoye nk'igifoto ari kumwe na Meddy cyangwa ari kumwe na Benny bari no kwinjoyinga ahantu ku mazi barimo baraciringa man nta rwango rurimo bro biriya biboro tubizi cyane mu baraperi cyane ahubwo sinzi impamvu byabaye big deal kuko ujya kumva barabuzanyije ba P barabuzanyije ba Doggy sibyo ukumva nyine byabaye ibintu bya danger hajemo ama beef arenze ku buryo amera nka yandi aba Notorious na ba Pac urumva ajya avamo nyine kurasana bakicana sibyo ahubwo sinibaza uburyo akantu nka kariya Bruce akoze kugira ngo yitwikire ntago nibaza uburyo kabaye akantu ka danger gashobora kubyara beef irenze buri muntu wese akabizamo akabyivangamo ntago ariko njye mbitekereza biriya ni ukutwika yego none se Melody ko yarasanzwe n'ubundi akora hit utekereza ko ari impamvu noneho yaba yaje muri ubwo buryo none se Diamond we ko asanzwe akora hit kuki yo yaje muri ubwo buryo Diamond se na Melody urabagereranya ute none se umusitari ninde umusitari ninde none arimo aramufatiraho icyitegererezo oya njye mbifata muri ka ya business yego bariya baningamawe n'abanyabusiness ubyemere cyangwa ubyankiye Melody usibye no kuba ari umuhanga no kuba ari munyakazi n'umunyabusiness kandi nta n'ikintu yavuze kidasanzwe kuko yavuze ngo basohora akaririmbo kamwe mu gihe runaka mu gihe cy'umwaka sibyo ariko utekereje umuntu ukora indirimbo nyinshi ntekereza yuko ari Melody ese ku ruhande rwawe kuba umuntu wenda yanabeshya uburyo bwo kugira ngo abone hit cyangwa se afate fame ubifata ute cyangwa se bitwaye iki aricyo bitwaye telefone wa mugabo hit ahubwo njye wese nibaza njye mbabari ubwiye Patrick ubundi kugira ngo umuntu abone hit ni gute abigenza nawe urashaka hit ombasha njye ndashaka kumenya kugira ngo umuntu abone hit bica mu nzira kuko hit njyewe ntekereza ko umuntu ari hiringa reka gukubita urugero sibyo super manager so muhanzi King Kong so muhanzi ariko cyarebera gakora ngo Patrick urumva ibyo byose nyine bikora kugira ngo bibe hit ariko nyine man hit ntayo ubyemere cyangwa ubyange spamana cyane hit afite iyihe ahite nyine ku macano YouTube channel arakora ama interview kandi nabwo ntekereza yuko ari n'ubushobozi nyine afite urabimwemerera gutrendinga ku ma YouTube channel mu gihe abishatse ariko mu kijyanye no nge nta ndirimbo nge ndabona sindanamubona kuri televiziyo bakinnye nk'indirimbo yiwe usibye n'ibyo ngibyo burya umuntu ufite hit ni umuntu ujya mu gitaramo nyine ubona abantu bari interested kureba umuntu wakoze album launch
ikitabirwa abantu bakayireba, iyo niyo hit mba ndi kuvuga, sibyo? Cyangwa se agahitinga ku kindi kintu bakabimenya neza ko icyo kintu ari ikiwe. Ndaguha urugero, wa mujama numvise nibagiye uko bamwita, wambika abantu, sibyo? Muri kariyeri yiwe ni umuhitinzi nyine, iyo ni hit yiwe. Nuko mbyumva ngewe. Mbese kuba umuntu yagira hit no kuba afite amafaranga bihuza gute? Kuvuze ngo super manager ngo amvaye ntago wagira hit nta mafaranga ufite. Reka Ubyemere cyangwa ubyange. ibyo bisa bihura bite? Umva nkubwire, nta hit itagira amafaranga. Man, umuntu agira imana akagira hit. Ariko se reka nkubaza, ubu wagira izina ukajya utega igare buri munsi ucaracara gutya, cyangwa uri kugenda n'amaguru muri quartier mu nkoresha akazi n'iki, sibyo? Buri umuntu akaba umuntu wakubonye uyu munsi akaba agifite amashyushyu yo kukubona ejo. Subiza. Nyine ubwo ngiye sindumva ukuntu nyine impano, hit n'amafaranga bihura bite? Hit rero n'amafaranga, ndaguha urugero rwa Yaka. Yaka afite hit. Afite hit. Afite amafaranga se? Nta mafaranga afite. None se nyine ariko afite abantu bamuri inyuma bafite amafaranga. None se yakangiye namumenye cyane, namumenye ari uko nyine ba Asia, kandi Asia no umunyamafaranga, bande bose bagiye bamuri inyuma, ariko iyo bataza kumujya inyuma ngewe ntago nari kumenya Yaka. Bigoye kubona hit rero nta mafaranga ufite. Icyo none se izi generasiyo zirimo zizamuka ko zidafite amafaranga. Mu rugero, ndashaka urugero ko umuntu udafite amafaranga uri kuzamuka. Udafite amafaranga urimo kuzamuka? Ubwo uraje uhita uvuga ngo uri inyuma ye ariko arayafite. None se nyine none se kuba umuntu yagira impano, urumva? Kuba umuntu yagira impano adafite amafaranga, iyo mpano yagira he? Akoze hit idafite amafaranga ubwo ibisite. Mano umuntu agira impano agakora cyane, amafaranga akazabaza nyuma, ariko ubu ngo atangiye atayafite. Agira impano agakora, impano iguhesha amafaranga, ariko watangiye n'amafaranga ufite. Impano iyo uyikoresheje fresh iguha amafaranga. Yego. Ariko ntago wagera ku mafaranga utafite andi. Nta mpano rero itagira amafaranga, icyo tukiveho ntiwongere no kukimbazaho. Ubikonfirmye utyo? Nuko nyine nta mpano itagira amafaranga. Iyo Juno Kizigenza ataza kugira Melody, ntago twari kumumenya. None se tuvuge yuko Juno Kizigenza indirimbo ya mbere ahereyeho ari Mafomera. Oyambwira, urumva? None se umujama Victor Kotana indirimbo yahereye hose tuvuga ko ari Mama Sita. Hari utundi tubora baragiye bakora, baragiye nyine ku buryo tutigeze nyine dutrendinga, ariko akimara kubona backup ifite amafaranga, kubona umuntu cyangwa se nawe yifitiye ku giti cye, kugeza kuvuga kuri super manager yataza kugira amafaranga. Super manager se umuzi he? Ni ibyo ngibyo. Ukomeje kuri Juno Kizigenza uri muri label ya Melody, ntabwo ayirimo wenyine, ari kumwe na Kenny Soul. Ubu se Juno Kizigenza na Kenny Soul ugiye gutuma mention, ninde ufite hit? Ugiye gutuma mention abantu. So utubwira urugero rwa Juno Kizigenza. Ariko reka mubwire, bose bari muri label imwe. Haba amahirwe, haba no gukora cyane. Yego. Kenny Soul akiva muri ya genge yiwe ya Yemba Voice. Uko ari umuzi uyu munsi niko muzi? Niko muzi? Yego. Gera gutya. Bageje kuri. Nyine wowe reka kugaruka muri Yemba Voice. Uko no kuvuga uko yakoraga nta badafite amafaranga, n'ama videos yakoraga, hari uturimbo twiwe wenda twagiye dutrendinga bitari cyane, ariko uko yakoraga ama videos yakoraga, audios yakoraga, ntago uyu munsi bimeze kimwe. Yego. Uyu munsi ari gukora indirimbo igatangirwa n'umuntu ikangirizwa kwa Bob, gukora indirimbo bakoreye kwa Baele, ifite timu y'abantu benshi, urumva? Ukabona na swag afite koko ni iz'umu artiste. Yego. Sibyo? Ntekereza yuko rero igihe nikigera nawe azagira azatumbagira akarenga, ntago tuzi wenda ibintu afite inyuma, ariko uyu munsi wa none ku izina afite nuko yari ameze,
mbere ntabwo ariko bimeze kandi wenda na management yiwe ni abanyamafaranga, hari ukundi kuntu wenda baba babitekereza nawe bimuha icyizere akavuga ati ndakaze ndi muri iyi boro, ndi muri iyi genge y'abantu bameze gutya bafite amafaranga. Ntekereza yuko no kuba nyine ufite amafaranga nabyo ni confidence. Ariko ukomeje ku kantu kuvuga ngo igihe nikigera nawe tuzabona hits, bivuze ko ushobora kugira amafaranga ariko igihe cyawe kubera ko kitaragira hit ntuyibone. Wakomeje kuri supermarket urambwira ngo nta hit afite kandi afite amafaranga. Nyine wowe wambajije impano, umbaza amafaranga na hit, umbaza na hit, sibyo? Amafaranga ashobora kuguha hit. Ese supermanager ko muzi? Ese hari indirimbo ya Danger se afite? Mbese ubwo ni hit? Ni hit nyine. Ega guhitinga umuntu nukumenyekana nta kintu. Ya. Guhitinga ko umuntu nukumenyekana. Icyo yaba akora cyose. Icyo yaba akora cyose. None se turavuga Ndera, turavuga Fofo Dancer. Si mu maso zise. Kuki sari uzwi? Muri make tugana ku musozo, uranzura se ko icy'ingenzi ari icyo umuntu agomba kugira? Icy'ingenzi ufite impano wiryamisha. Icya kabiri nimba ushaka gukora ikintu nyine shyiramo courage. Icya gatatu mvuga yuko kuba ufite impano idakora birutwa no kuba nta mpano ufite ariko ufite courage za Danger ugakora. Impamvu tuzi supermanager nuko arakora ariko nta mpano ngiye mubonamo. Yego. Nibyo nyine nta mpano mubonamo. Ya. Uyisukomaza ku kantu nanone gasa nakangaruyemo kuntu kugira impano no gukora cyane. Ubona so wahitabona hit arinde. Rega nta muntu ukora bizi neza yuko nta mpano afite. Icyo cyo tucyumvikane. Nimba ukora ikintu uravuga ati byanga bikunda uragikunda kandi ukunda ikintu bibizi ko ari impano yawe, sibyo? Ariko nyine abantu nibo bacacinga. Rwanda nyine ushaka kuba turi dukorana gutya interview ukavuga man uriya mji akora interview fresh, sibyo? Hakaba n'undi twakorana akavuga man ko nduzi bitewe nyine n'ukuntu mbona, sibyo? Yego. Ya, no kuvuga ngo rero iyo ukora ikintu buri munsi ugenda wameliora fresh bikazagenda nyine bikazageraho bikaba ibintu byawe bikagutunga cyangwa ukabiviva nyine ukabibamo bikaba ibintu byawe. Nuko nyine mbitekereza ariko impano iryamiye cyangwa se icecekeshejwe cyangwa idakora ituje nyine iri aho ngaho nta nubwo wamenya ko ari impano. Nyine ubwo ngubwo sindibaza ngo umuntu uza rimwe agakubita hit akongera akigendera na wa muntu ukora buri kanya ariko nta hit, ubona so wahita afatisha rindi. Muri iyi minsi bisigaye bikomeye. Umwe wamenyereye gukora nagira amahirwe agakubita akantu kamwe kagafata mu mwitege none ubwo bundi gafashe gatoya ubwo nicyo gihe cye nyine. Witonde umuntu wamenyereye kaza agakora ikintu kimwe kigafata izina. Reka nkubaze uriya muniga ujya utanga ibiraka wenda mu Iwacu Muzika Festival mu biboro nyine nk'ibyo ngibyo. Iyo wenda bari abatipe cyangwa amarushanwa agiye atandukanye bagiye guhitamo umusani, bahitamo umusani wakoze indirimbo imwe agaparika cyangwa bahitamo nyine umusani ukora. Ni ukuvuga ngo ntabwo wafata nubwo ufite impano nubwo ukora ugakora indirimbo imwe ukaba hit ukamara umwaka umwe n'igice utarakora indi, ntabwo bivuze yuko iyo mpano yawe wayibyaza umusaruro wayibyaza amafaranga, sibyo? Ariko wa muntu ukora cyane wamenyereye gukora nagira amahirwe agakubita ball imwe igafata kubera akamenyero ke ubundi bwizaba bibaye motivation azakora paka none hageze kuri success yifuza. Ariko bizaba bitandukanye wa wundi wamenyereye nyine gukora akavuga ati nyine nkoze none se Gisa so umunyempano se ubuse katatwaye next purpose. Impano gusa ntabwo ihagije rero. Impano igihe n'amafaranga. Gisa si ibyo bintu ntagiye bimazemo. Nta mpano afite se? Nakubwiye ngo impano arayifite. Ubwo arabura iki muri ibyo? Arabura amafaranga, arabura no gukora cyane. Nta kindi. Ubwo bivuze ko watwaye pop star we next pop star bafite amafaranga. None ese ririya ryari irushanwa ryo gushyiramo amafaranga? Oya ariko uko byagenda kose
uriya musista umubajije nawe yabikubwira njye nta nubwo muzi yakubwira nashyizemo ubushobozi bungana gutya kugira ngo mpereze abantu basharinge kugira ngo mpereze abantu bagize ariko kuba Gisa atayitwaye isuko turanamuzi cyane n'umurejande nta n'umuririmbyi nta haba umuririmbyi yaba umuraperi nta muntu utamwemera yuko arenze ariko kuba atayitwaye nyine nuko nta mufungo. Turasoje tugushimira cyane tuzongera tubonane n'ubutaha we hope to. Thank you brother. None se tugana ku musozo noneho mwanzuro h'abantu umuntu ushaka fame umuntu ushaka hit arasabwa iki dusoze? Kareka nta mwanzuro njye mu muntu buri wese abikora mu buryo bwe. Nushaka ejo uzagenda ujye ku muhanda unyare ariko ku muhanda bavuga ati twafashe umujabo ariko umuririmbyi ari kujyana twafashe umuji ukina filime ariko yihagaritse ku muhanda ibyo twafashe uyu ariko wowe uko ushaka fame ku giti cyawe nibiguhira mani bizatumbagira. Ntekereza yuko ibintu byose ari amahirwe iyo ukoze cyane uri kumwe n'Imana uba blessed like me. So thank you so much for the interview. Thank you brother, thank you. Tubonane ubutaha reka dushimire mwebwe mukurikiranye Next TV Rwanda dukomeza kubabwira ngo mukore subscribe mukore share kugira ngo mukomeze kuba natwe umunsi kundi mu biganiro bigiye bitandukanye dukora. Nitwa Patrick ndabashimiye cyane mugire amahoro y'Imana.